The Voice TV, iyi ni televiziyo cyangwa se YouTube channel igiye kuzaza ikorera mu kaminuza y'u Rwanda. Turabashuje cyane, amazina yanjye nitwa Ngabonziza Vincent. Uyu munsi turi kumwe n'umuntu udasanzwe w'umuyobozi cyane muri kaminuza y'u Rwanda, cyane cyane ishami rya Huye. So tujya kugirana ikiganiro rero cyihariye ku buzima bwe muri kaminuza y'u Rwanda, experience afite nk'umuntu w'umuyobozi, igihe kinini amaze ayobora. Araza kutwibwira, namara kutwibwira turaza gukomeza kumubaza ibibazo byinshi. Cyo tubasabye ni ukomeza gukora subscribe, share kuri YouTube yacu ya The Voice. Ni YouTube nshyashya ariko twizera neza ko tuzakorana namwe, tuzi neza ko bizagera kure. Turabishimira cyane. The Voice iri kumwe namwe kugira ngo ijye bagezaho updates zose zo mu kaminuza atandukanye, haba muri kaminuza y'u Rwanda ishami ya Huye, yaba muri kaminuza y'u Rwanda ndetse n'andi mashami atandukanye yo muri University of Rwanda. Uyu munsi rero ikiganiro cyacu tugitangiranye n'umuyobozi ukomeye cyane, muramureba kuri kamera za The Voice. Tuguha ikaze cyane. Murakoze. Agiye gutangira twibwira rero muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ahangaha turi Huye muri kaminuza y'u Rwanda, twamusanze mu bwatsi bwe. Agiye gutangira tubwira amazina ye, namara kutubwira amazina ye araza gukomeza ikiganiro atubwira urugendo rwe ari umuyobozi muri kaminuza. Araza kutubwira poste ahagarariye, ariko na mbere yuko ajya kuri iyo poste giye, kuko hari ukuntu muzi hari izindi poste zitandukanye yari afite muri kaminuza. Benjamin rero tuguha ikaze muri iki kiganiro, uratubwira amazina yawe yose, hanyuma utubwira ikiganiro, unatubwire gahunda yawe yose ijyanye n'uburyo wabaye umuyobozi muri kaminuza n'ibindi bibazo byerekeranye n'ubuyobozi muri kaminuza. Ikaze. Murakoze. Nkuko mwabivuze, amazina yanjye nitwa Benjamin niyo ndeba, aba ni Vice Guide President cyangwa se umuyobozi mukuru w'abanyeshuri wungirije muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Benjamin arakoze cyane, mwamwumvise niko yitwa, akaba ari umunyeshuri ariko nanone w'umuyobozi. Ntabwo iki kigo akibayemo ari umunyeshuri gusa, n'umuyobozi. Atubwiye ko ari umuyobozi wungirije, Vice Guide President mu rurimi rw'icyongereza, ariko n'umuyobozi wungirije muri kaminuza y'u Rwanda. Benjamin, uyu munsi iyo twumvise kaminuza y'u Rwanda, byumwihariko ishami rya Huye, twumva ari kaminuza ifite amateka muri iki gihugu. Ni kaminuza tuzi neza ko ifite ibintu bikomeye cyane muri kaminuza y'u Rwanda. Ariko uyu munsi twakubaza tuti, Benjamin, ni ihe experience ufite, wenda dutangiye mu buyobozi bwawe ukiri Minister of Gender and Protocol, mbere y'uko uba Vice Guide President wari Minister. Ariko mu magambo avunanye cyane turakwakira utubwire urwo rugendo rwawe nka Minister, mbere y'uko noneho uhabwa indi post yisumbuyeho. Ukiri Minister byari bimeze gute? Murakoze. Nyeka yuko ahubwo iyo tuvuze urugendo, tukavuga urugendo rw'ubuyobozi, then tugahera kuri Vice Minister cyangwa se Minister of Gender and Protocol. Nyeka yuko tuba dusimbutse buriya, tuba duciyemo hagati. Nyemerere mu magambo avunaguye mbere yuko ngera kuri iyo post yo muri Ministeri ya Gender na Protocol. Nayo nasavinze mu mwaka muri ane academic 2019-2020. Munyemerera ahubwo mere gatoya kuva nagera muri campus, kugira ngo ahubwo noneho urwo rugendo turutangire noneho ukigera muri kaminuza y'u Rwanda. Uko byatangiye. Nageze muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye mu 2017. Ndangije ubwo ndaza turahagera n'abandi banyeshuri dutangiye umwaka. Birangije mbasepe ni class representative. Umuyobozi w'abanyeshuri mw'ishuri. Umuyobozi w'abanyeshuri mw'ishuri cyangwa se chef de classe, reka bari ko yari nibyo abantu bamenyereye hanzanga, reka bari yo mvugo dukoresha. So birangiye, urabizi muri kaminuza y'u Rwanda ngira ngo n'ama campuses yose tugiramo n'umuryango TF cyangwa se task force RPF mu makaminuza n'amashuri makuru yitwa task force. Ubwo ngubwo
mba class representative ariko ndi na advisor muri komite ya task force muri class. Yego. Nkora izo nshingano ebyiri. Ndibuka yuko muri uwo mwaka nahawe na certificate y'umuyobozi mutoya witwaye neza, nyihawe na principal wa college ya Kavema. Abantu badukurikiranye please mwe murumva urugendo rwa Benjamin, mugume kuri televiziyo yacu, mugume kuri YouTube channel ya The Voice. Amaze kubona certificate noneho hakurikiyeho iki? Birangije iyo certificate ndayibona, uwo mwaka urarangira, njya mu mwaka wa kabiri. Ngeze mu mwaka wa kabiri nari ndi sepe, ariko biza kuba ngombwa yuko ngirirwa icyizere mba na reprischool. Reprischool ubwo no kuvuga iki? Reprischool bisobanuye ngo hano ubundi muri University of Rwanda Huye campus, nka campus iri complex cyangwa se ifite n'abanyeshuri benshi. Yego. Ubundi buri colleges yose, buri college yose ba muri UR. Kagira College of Science and Technology CST. Yego. Kagira College of Business and Economics CBE. Yego. Kagira College of Arts and Social Sciences CAS. Yes. Tukagira na College of Agriculture, Animal Science and Vet Medicine Kavema. Birangije izo college zose uko tuzifite hano, hari ama schools agiye azigabanyijemo. Hano rero dufite schools 11. Yes. Muri izo schools reprischool biba bisobanuye ngo ni umuyobozi noneho uhagarariye school. No kuvuga ngo sepe ni umuyobozi uhagarariye ishuri, none iryo shuri n'andi mashuri yose bigakora school yose. No kuvuga ngo reprischool ni rwo rwego rukurikira ruri hejuru y'urwa sepe. Yes, kuko reprischool n'umundi abayobora abasepe bose bari muri iyo school. Okay. Ubwo mba umuyobozi wa Kavem muri Huye. Kuko wenda sinabitangiriyeho ariko nubwo ubu ngubu ndi gusoza nanjye ndi kwitegura ku graduatinga. Ariko nigaga agroforestry cyangwa se muri College of Agriculture, Animal Science and Vet Medicine. Yes. Ubwo ngubwo mba umuyobozi uhagarariye college ya Kavemu hano, bifatanya no kuba sepe. Birangije ubwo mu muryango kandi nabwo kuko kubera iyo spirit ntago nagombaga kuhasiga. Mba vice chairman w'umuryango. Inshingano zikomeza kuba menshi, zikomeza kwiyongera. Kandi inshingano twavuga yuko arizo nshingano nyine ziba zikomeye kuri urwo rwego. Nibyatinze ubwo turi kuvunagura ngera mu mwaka wa gatatu. Mwaka wa gatatu mbaho reprischool, mbaho chairperson w'umuryango. Ubwo nago nari nyiri vice chairperson, nahise mba full chairperson w'umuryango wa task force. Ndi na reprischool. Igihe kiragera ubwo nari nyiri na sepe. Wenda tukiraho Benjamin, nifuje kukubaza ikibazo. Wari reprischool, uri sepe, uri none waje kuba full chairman. Ibyo bintu wabifatanyaga gute? Ndagira ngo abantu wenda badukurikiye baze kumenya umuntu ashobora kugira inshingano zirenze imwe muri kaminuza akazikora neza, cyangwa ni bya bindi usanga umuntu afite inshingano nyinshi ugasanga ariza akora nabi, ariza akora neza. Wowe unatubwire neza izo nshingano zose wari ufite 3, nicyo cyizere ari cyo cyaguhesheje certificate, cyangwa habaga no kuba wenda umuntu yakunda inshingano cyane cyangwa se agakunda twavuga ngo ubuyobozi akabwiharira? Wabonaga hanini niki cyatumaga ufata izo nshingano zose? Urakoze. Ntago nyeka yuko mu buyobozi bwo muri kaminuza umuntu ashobora kuvuga ngo ariharira inshingano, akora inshingano nyinshi kuko ziravuna. Ahubwo urareba nk'urugero wenda aho nari ngiye kugera, niga mu wa gatatu izo nshingano zose nigeze gusaba class, ndagenda ndababwira ati rero class murabona inshingano nyinshi, murabona iki, ni muri urwo rwego nshaka ko dutora undi sepe. Abanyeshuri ikintu bansubije barambwira bati noneho wowe dufite vice sepe cyangwa se sepine uko tubyita, reka azajya akora, wowe uzajya dukorera ubuvugizi. Urumva? Bigaragare ko mu bintu bijyanye no kuvugira abanyeshuri rwose bari ku rwego rwiza. Ubwo niko twabyita kugira ngo yes, okay. Noneho birangije ku kibazo warumbajije, ntago umuntu kugira inshingano nyinshi bivuga kubikora nabi, kuko
aho kugira ngo ufate inshingano nyinshi uzikore nabi, warekura zimwe abandi bashoboye kuzikora bakazikora, kuko tuba tugomba kuba accountable. Impamvu rero bitari bigoye cyane, reka bari ko mbyita, kuba sepe umenya ikibazo cy'umunyeshuri uri mu ishuri, ukahita ubare preschool, noneho za nzego za school na department uba wisangamo cya kibazo wakuye mu ishuri uhita ukigezayo direct, sibyo? Sibyo? Uri kubyumva, uhita ukigeza. Ahubwo kuba sepe ukabona preschool ni ibintu bifasha ku buryo ikibazo cy'umunyeshuri mu ishuri ryawe uhita ukigezayo direct. Ari inzego gisimbuka bitewe uba wigererayo. Murabyumva, abantu babasepe rwose mujye mugerageza murebe ukuntu mushobora no kuzamuka ku rwego mukabare preschool. Birangije ubwo ngubwo muri uwo mwaka nanone, ubwo ndacyari mu mwaka wa 3, haza kuba amatora ya grade council cyangwa se student union. Ni ubuyobozi bw'abanyeshuri muri kaminuza yose. Abantu benshi buriya baba bazi amatitire yo muri segonderi. Muri segonderi ubuyobozi bwaho kuva kuri dowaye, sudowaye kumanuka. Naha muri kaminuza tugira ubuyobozi bw'abanyeshuri kuva noneho kuri perezida. Abanyeshuri ku rwego rwa campus. Ntabwo byari bikiri mu rwego rw'ishuri, ntabwo byari bikiri mu rwego rwa school, ahubwo inzego zakomezaga kugenda zizamuka. Birangije nza kugirirwa icyizere mu muyobozi wungirije muri Minisiteri ya Gender na Protocol. Ubwo ni Minisiteri y'uburinganire no gutegura ibirori, niba ariko twabyita, cyangwa se gutegura muri rusange. Gusa abantu benshi ijambo protocol bararizi. Yes, birangije ubwo ngubwo kuri izo nshingano, noneho kuko nayo nagiye hejuru muri grade council, nagombaga kurekura inshingano zimwe na zimwe. Yes, atari ukuvuga ngo bwa buvugiza abanyeshuri bari baransabye kubutuma ngumaho ndaburetse, ahubwo mu by'ukuri wahise ugira ayo mahirwe kugera noneho muri board, muri grade council. Wenda dusubiye inyuma gato, wowe nk'umuntu wari usanzwe uvugira abanyeshuri, hari ukuntu wenda usanga nka duwaye hari igihe atamenya ibibazo cyane nka chef w'ishuri. Wumvaga bigiye kuguhereza yahe mahirwe kuba wari uvuye mu ishuri aho uba in contact n'abanyeshuri, muhorana cyane bakubwira ibibazo, noneho ugeze muri council? Wabonaga ya spirit yo gufasha abanyeshuri cyangwa se wa mutima wo kumva uvugira abanyeshuri, nibwo muri council byari bigiye kuba amahirwe, cyangwa amahirwe y'abanyeshuri nuko bari kugumana n'umuyobozi wabo w'ishuri? Nibwo byari bigiye kuba amahirwe, reka mpite mba straight musubize. Nibwo byari bigiye kuba amahirwe kubera yuko noneho naho preschool atageraga nari mfite kuhagera. Nari nyiga, nari nyiri umunyeshuri, sibyo? Wansimbuye either ku class representative, ikibazo yagiraga mu ishuri kuko nanjye nabaga ndirimo, yahitaga mbwira kamwe atese muyobozi iki twabigenza dute. Yes, tukahita dufatikanya aho atari bushobore kugera nge nkahita magera. Aho byoroshye ko nahita mu directinga nk'umuntu nabitanzemo, nkamubwira atari ko ubikoze gutya na gutya ibintu byakemuka. Ishuri ntabwo rigifite sepe, ahubwo rifite umuntu noneho wigerera mu buyobozi bwo hejuru. Ibi bishatse kuvuga iki? Yazamutse mu ntera, kandi mu by'ukuri nimukurikirana wenda aho tugereje atuganirira, hari urugendo rukomeye cyane. Umuntu watangiye ari sepe akaba ageze muri board kugeza uyu munsi, ni ibintu bishimishije cyane. Ndagira ngo nawe udukurikiye uyu munsi, ushobora kuba wiga mu wa mbere, ushobora kuba wenda ikiganiro uzagikurikira uri muri segonderi, uvuga uti nigera muri kaminuza nanjye ngashaka kuba umuyobozi, bizagenda gutya. Ndagira ngo ukurikire kino kiganiro neza, wumve inzira Benjamin yanyuzemo. Uyu munsi yarageze none kuri etape yo kuvuga ngo ageze muri board, ageze muri council. Ntabwo bikuyeho inshingano ze nk'umunyeshuri zo gukomeza kuvuganira abanyeshuri, ahubwo noneho ageze ku rwego rwiza rumufasha kugira ngo bya bibazo byo mu ishuri noneho bikemuke vuba. Umaze kugera muri council, Benjamin, tubwire byari byifashe gute? Noneho namaze kugera muri grade council,
ku rwego rwa campus, maze kugera mu buyobozi noneho neza bw'abanyeshuri. ubwo buyobozi, kuba umuyobozi muri Minisiteri ya Gender na Protocol, bifatikanye noneho no kuba chairperson, kuba repre school cyangwa se uhagarariye school nigagamo, no kuba class representative cyangwa se uhagarariye ishuri nigagamo, ndabitanga kugira ngo n'abandi baze twunga imbaraga, kuko ukugira abayobozi benshi kandi bafite iyo spirit, muri kunga imbaraga ngo mufatanye, biruta ko wagira nyinshi. Noneho aho naboneyemo experience, urumva kumara umwaka ukora muri Minisiteri ya Gender na Protocol, hari ibibazo byinshi, hari abantu benshi baba bazi ngo iyo minisiteri ngo ni y'abakobwa yagenda hari ukuntu ijambo genda mu Rwanda abantu barimenyereye. Yes, ariko aho ngaho twarebye uburyo dukorana n'ayandi ma campuses afiteho iyo post, uburyo dukorana na GLF cyangwa se Girls Leadership Forum, tureba uburyo dukorana n'abandi bantu ku bijyanye na gender, kugira ngo turebe ko umukobwa dufite uyu munsi muri campus, imico ye n'imyitwarire ye yaba imuditamayininga yuko azavamo umudamu we mwiza w'ejo hazaza u Rwanda ruzaba rukeneye. Mubyibuke mu nteko ishinga amategeko, bano bantu rwose n'abantu bakomeye. Yes, si ibyo gusa kandi kuko twari dufite inshingano ebyiri zifatikanyije, ubwo ngubwo twari dufiteho n'inshingano za protocol. Protocol byari bishatse kuvuga ngo buri kintu cyose cyari bubere muri Huye campus, nagombaga kukimenya, nkagipangira uburyo protocol iri bugende, ndetse ngafatikanya no mu buyobozi bw'ubuvugizi bw'abanyeshuri uburyo biri buyoborwe. Benja, ibibazo ntuba biri buze kuba byinshi, turaza gusamarayizinga ngira ngo. Ubu wenda nibajije ikibazo kimwe, ibyo byose wakoraga, izo nshingano zose wari ufite, wari umunyeshuri, ndagira ngo utubwirire abantu badukurikiye, ayo masomo wari ukiyakurikirana mu ishuri cyangwa waramaze kuba umuyobozi byararangiye? Murakoze. Ntago byaguciye intege ngo bizane navuga ngo utangire gutsindwa mu ishuri kubera ko wenda inshingano zabaye nyinshi, ugahugira muri izo nshingano, noneho za nshingano nyamukuru zakuzanye zo kwiga muri universite ube utakishoboye kuzikora? Uraza kutubwira performance yawe mu ishuri byaje kugenda gute? Urakoze. Ikintu rero kimwe nabonye gituma umuntu agera kuri some post cyangwa se forgetting some position, then agatangira gufailinga mu ishuri, ubwo turibanda ku buyobozi bw'abanyeshuri hano mu kigo cyangwa se muri miliyari academic, nuko ageramo ntamenye kumanaginga time, cyangwa se ngo amenye uburyo ari bujere umwanya we igihe, amenye ngo iki gihe n'ibyacyo, niba ari umwanya w'ishuri kuva mu gitondo saa 2 kugeza saa 11 nk'uko amategeko yo kwiga full time day abiteganya, ntagombaga kuba ndi mu ishuri. Noneho nyuma yaho ahubwo nkareba uburyo ki izindi nshingano za offices, izindi nshingano z'ubuyobozi nazo ndi buzihuze, kandi nabyo hakazamo performance. ubwo wenda muri makeya byasabaga yuko nagombaga kuryama ninze nkabyuka kare. Nibyo bintu byumvikana. Ibyo ntago biri buze guca intege abantu badukurikiye bavuga ngo burya bya bintu by'ubuyobozi habamo kuryama utinze ukabyuka mbere y'abandi. Reka nkubwire ikintu kimwe. Yego. Njyewe hari umuntu twigeze kuganira, arambwira ngo ikibazo urubyiruko rw'ubu mufite nuko mushaka kubaho nk'abasaza bari muri pansiyo. Ibyo nabyo byaba ikiganiro ubwabyo, ariko wenda reka dukomeze. Impamvu yabimbwiye gutyo nuko tuba dushaka utuntu tworoshye, tugashaka utuntu duciye mu nzira z'ubusamo, tukavuga ngo reka nce muri aka kayira kari shortcut mitengera kuri success nshaka. Noneho tukumva turashaka kwibera muri comfort zone, urumva tukicara tukituriza tukagira ngo ibintu bizatwizanira. No,
have to work hard. Tugomba gukora cyane. Icyo ni kimwe. Niba uri urubyiruko, uri umusore, uri inkumi, ugifite amaraso mazima, numva kuki se wakwicara ukamera nk'umuntu wibereye mu zabukuru? Ibyo rero tugomba gukora cyane. Ariyo mpamvu ibyo ndi kuvuga bitagomba guca intege undi muntu uwo ari we wese. Ngira ngo mwari mwansabye nyine kuvuga kuri experience nk'abaganiriza urwo rugendo rwose kurinda ngeraho ndi buze kugera mu kanya noneho. Ubwo ngubwo birangije izo protocole byose, gutegura, gushyiraho protocol teams ndetse no kwempoweringa abantu. Kuko reka tuvuge ikintu, buriya ministeri ya gena na protocole inshingano zikomeye ibifite ni ukwempoweringa abantu, ikabaha capacity, ikabaha n'umundi bumenyi. Hari abantu wenda badukurikiye batari buze gukomeza kumva ururimi rw'icyongereza neza. Kwempoweringa abantu, capacity, ndabizi ko ari umuhanga mu bintu by'ikinyarwanda n'icyongereza, aze kugerageza adufashe cyane. Kwempoweringa abantu wenda agenda aza kubyumva, ariko hari abanyarwanda batuye za Kimisagara, batuye za batari buze kumenya kwempoweringa abantu muri kaminuza ubundi ni iki. No kuvuga ngo reka tuvuge ngo ni nko gufata umuntu ukamuvana ku rwego rumwe ukamushyira ku rundi, ariko rwiza, ku buryo nawe yigirira icyizere, akumva arashoboye, akumva arakomeye, mbese yanagera ahantu yajya agatambuka afite confidence cyangwa se yifite icyizere. Ubwo rero ibyo byakorwaga gute? Either hari ukuvuga ngo urashyiraho iyo protocol team cyangwa se iryo tsinda ry'abantu bashinzwe gukora izo protocole. Iyo umuntu aje akakubwira ngo ndumva nshaka gukora protocole cyangwa se ndumva nshaka kuyobora ikiganiro, mu by'ukuri iyo umuhaye uwo mwanya uba umuhaye ubushobozi, uba uri kumwongerera ubushobozi. Abongereza baravuze ngo practice makes perfect. Uko ugenda ukora byinshi ubyitoza, ugenda noneho ugira experience ituma ubikora neza. Dukomeje kugira ngo tutaza kurambirana. Ubwo uwo mwaka wararangiye, izo nshingano, ariko reka mbibutse kuva mu mwaka wa mbere mu 2017 ukigera kuri kaminuza, nyigera kuri kaminuza, kurinda noneho ngera aho ngeze mu 2019, nta somo ryari ryakansinze, ntago natsinze. Nibuke yari sepe, yari repre school, yari minister, ari chairman, ariko nta somo ryigeze ari mutsinda. Ntaryo. Turagira ngo bino bintu byumvikane neza. Hari abantu batinya kujya mu buyobozi bavuga ngo biriya bintu bituma umuntu atiga. Uzumva kenshi abantu bakubwira ngo sepe ahora mu kuvuganira abanyeshuri, ntago ajya abona umwanya wo kwiga. Ariko murumva ko yamaze imyaka 2 ari umuyobozi, afite inshingano nyinshi zitandukanye, ariko yakomezaga gutsinda. Ndibuka mbere ho gatoya, ndibuka amaklase nasibaga, wigeze kumbaza ngo ubwo narigaga. Ndibuka nk'amashuri make nasibye, inshuro nkeya nasibye. Ni inshuro nabaga navuye hano i Huye, nagiye Busogo kuri headquarter ya Kavemu, ariko nabwo najyanywe n'inama cyangwa se nagiye gukora ubuvugizi ku banyeshuri babaga bafite ibibazo. Kuko tuzi yuko hano Huye tugeraho ishami rya Kavemu cyangwa se college y'ubuhinzi, hari departments zayo, ariko icyicaro cyayo kikaba i Musanze. Bishatse kuvuga ngo rero nagombaga kuva hano naho nkajyayo kugira ngo abanyeshuri dufite hano ba Kavemu njye kubakorera ubuvugizi noneho ibusogo ku cyicaro kuri headquarter. Mbone na principal, mbone na registrar ba Kariya, bose nkora ubuvugizi ndebe ko byibuza abanyeshuri biga hano ba Kavemu. Kandi abo bayobozi babaga abenshi bari kuri headquarter. Baba kuri headquarter. Kuko hano tugira HOD na gitondo 2:00 kugeza 11:00 nk'uko amategeko yo kwiga full time day abiteganya. Nagombaga kuba ndi mu ishuri. Noneho nyuma yaho ahubwo nkareba uburyo ki izindi nshingano za offices, izindi nshingano z'ubuyobozi nazo ndi buzihuze, kandi nabyo hakazamo performance. Ubwo wenda muri makeya byasabaga yuko nagombaga
kuryama ninze nkabyuka kare. Nibyo bintu byumvikana. Ibyo ntabwo biri buze guca intege abantu badukurikiye bavuga ngo burya bya bintu by'ubuyobozi habamo kuryama utinze ukabyuka mbere y'abandi. Reka nkubwire ikintu kimwe. Yego. Njyewe hari umuntu twigeze kuganira arambwira ngo ikibazo urubyiruko rw'ubu mufite nuko mushaka kubaho nk'abasaza bari muri pansiyo. Ibyo nabyo byaba ikiganiro ubwabyo ariko wenda reka dukomeze. Impamvu yabimbwiye gutyo nuko tuba dushaka utuntu tworoshye, tugashaka utuntu duciye mu nzira z'ubusamo, tukavuga ngo reka nce muri aka kayira kari shortcut mpite ngera kuri success nshaka. Noneho tukumva turashaka kwibera muri comfort zone, urumva tukicara tukituriza tukagira ngo ibintu bizatwizanira. No, have to work hard. Tugomba gukora cyane. Icyo ni kimwe. Niba uri urubyiruko, uri umusore, uri inkumi, ugifite amaraso mazima, numva kuki se wakwicara ukamera nk'umuntu wibereye mu zabukuru? Ibyo rero tugomba gukora cyane. Ariyo mpamvu ibyo ndi kuvuga bitagomba guca intege undi muntu uwo ari we wese. Yes. Ngira ngo mwari mwansabye nyine kuvuga kuri experience nk'abaganiriza urwo rugendo rwose kurinda ngeraho ndi buze kugera mu kanya noneho. Ubwo ngubwo birangije izo protocole byose, gutegura, gushyiraho protocol teams ndetse no kwempowering abantu. Kuko reka tuvuge ikintu. Buriya ministeri ya Gender na protocole inshingano zikomeye ibifite no kwempowering abantu, ikabaha capacity, ikabaha n'umundi bumenyi. Hari abantu wenda badukurikiye batari buze gukomeza kumva ururimi rw'icyongereza neza. Kwempowering abantu, capacity, ndabizi ko ari umuhanga mu bintu by'ikinyarwanda n'icyongereza, aze kugerageza adufashe cyane. Kwempowering abantu wenda agenda aza kubyumva, ariko hari abanyarwanda batuye za Kimisagara, batuye za batari buze kumenya kwempowering abantu muri kaminuza ubundi ni iki. No kuvuga ngo reka tuvuge ngo ni nko gufata umuntu ukamuvana ku rwego rumwe ukamushyira ku rundi ariko rwiza, ku buryo nawe yigirira icyizere, akumva arashoboye, akumva arakomeye, mbese yanagera ahantu yajya agatambuka afite confidence cyangwa se yifite icyizere. Ubwo rero ibyo byakorwaga gute? Either hari ukuvuga ngo urashyiraho iyo protocol team cyangwa se iryo tsinda ry'abantu bashinzwe gukora izo protocol. Iyo umuntu aje akakubwira ngo ndumva nshaka gukora protocol cyangwa se ndumva nshaka kuyobora ikiganiro, mu by'ukuri iyo umuhaye uwo mwanya uba umuhaye ubushobozi, uba uri kumwongerera ubushobozi. Abongereza baravuze ngo practice makes perfect. Uko ugenda ukora byinshi ubyitoza, ugenda noneho ugira experience ituma ubikora neza. Dukomeje kugira ngo tutaza kurambirana. Ubwo uwo mwaka wararangiye izo nshingano, ariko reka mbibutse kuva mu mwaka wa mbere mu 2017 ukigera kuri kaminuza, nkigera kuri kaminuza, kurinda noneho ngera aho ngeze mu 2019, nta somo ryari ryakansinze, ntago natsinze. Nibuke yari sepe, yari repre school, yari minister, ari chairman, ariko nta somo ryigeze ari mutsinda. Turagira ngo bino bintu byumvikane neza. Hari abantu batinya kujya mu buyobozi bavuga ngo biriya bintu bituma umuntu atiga. Uzumva kenshi abantu bakubwira ngo sepe ahora mu kuvuganira abanyeshuri ntago ajya abona umwanya wo kwiga, ariko murumva ko yamaze imyaka 2 ari umuyobozi, afite inshingano nyinshi zitandukanye, ariko yakomezaga gutsinda. Yes. Ndibuka mbere ho gatoya, ndibuka amaklase nasibaga wigeze kumbaza ngo ubwo narigaga. Ndibuka nk'amashuri make nasibye, inshuro nkeya nasibye. Ni inshuro nabaga navuye hano i Huye
nagiye Busogo kuri headquarter ya KVM ariko nabwo najyanywe eda n'inama cyangwa se nagiye gukora ubuvugizi ku banyeshuri babaga bafite ibibazo kuko tuzi yuko hano Huye tugeraho ishami rya KVM cyangwa se college y'ubuhinzi hari departments zayo ariko icyicaro cyayo kikaba i Musanze bishatse kuvuga ngo rero nagombaga kuva hano naho nkajyayo kugira ngo abanyeshuri dufite hano ba KVM njye kubakorera ubuvugizi none Busogo ku cyicaro kuri headquarter mbone na principal mbone na registrar ba kariya bose nkora ubuvugizi ndebe ko byibuza abanyeshuri biga hano ba KVM kandi abo bayobozi babaga abenshi bari kuri headquarter. Yes, baba kuri headquarter kuko hano tugira HOD na Dean gusa n'abarimu. Birangije nizo class nyeya nasibye ariko nabwo kuko nagendaga mfite uruhushya rw'abayobozi babizaho nagiye kandi babagugiye mu kazi kuko nubundi babaga abenshi HOD na Dean akenshi twaranajyanaga kuko ni nabo bantwaraga no mu modoka. Noneho turagenda ubwo nari ngiye kugaruka kuri izo classes nasibye ndibuka nk'ikintu kimwe nashobora kwibagirwa ariyo mpamvu wenda ndi buze kubigarukaho nimuza kumbaza wenda nk'ubutumwa busoza nagenera abantu cyane rwose biraza kubaho ariko niba ufite amahirwe yo gufasha umuntu yakoresha sinzi wenda ukuntu ndi kubivuga niba muri bubyumve ariko niba byonyine gufasha umuntu nta mahirwe ubugize ntago ari umuntu ufasha ubugize amahirwe oya ibyo bintu babisobanura gute ubwo benshi kubera yuko umuntu na Bibiliya yaregira bitubwira gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa. Umukozi w'Imana mu kanya ari igihe tuzamutumira akatubwiriza no kuri gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa. Bishatse kuvuga ngo niba ufite ayo mahirwe yo gufasha umuntu yakore neza kuko kuri ubu ubutunzi bukomeye dufite n'abantu rwose. Birangije ndagenda twari dufite abanyeshuri twiganaga bageraga mu banyeshuri ngira ngo ni 6 niba nibuka neza 6 gutyo bari baratsinzwe n'isomo barabahaye riteke kandi tuzi ko riteke icyo bita riteke muri kaminuza ni uburyo isomo rigutsinda noneho bikazasabwa ko uri bwimuke ariko ukajya usubira kuryiga mu mwaka wavuyemo ariko kandi ukaryishyura kuko credit cyangwa se agaciro k'iryo somo agakredi kamwe cyangwa se agaciro kamwe k'iryo somo niba ariko nabyita kavunjaga 6500 ubundi umunsi umwe abo banyeshuri navuze umubare ubwo iryo somo ryaragutsindaga ukaryishyura kugira ngo wongere urisubiremo Yesu habwa amahirwe yo kongera kurisubiramo kandi nabwo rikaba rishobora kongera kugutsinda noneho birangije no muri secondaire abantu batsindwaga isomo ugasanga hari ahandi hantu abazamuye second sitting cyangwa se mahirwe ya kabiri ariko muri kaminuza siko bigenda ntago ari byo rwose uraryishyura. Ndumva iryo somo ryari rifite agaciro k'ibihumbi bigera mu 125 niba ngize neza zari credit 20 iryo somo ryari rifite credit 20 yo modire. Noneho birangije abo bana baratsindwa ariko baje kumbwira ikibazo icyabiteye nsanga ntago ari bo babigizemo amakosa nsanga umwimvigireta cyangwa se umuntu wakoreshaga examen wari ubahagarariye muri sale ya examen yaje atinze abandi twebwe twari mu zindi sale twamaze gutangira. Birangije hasigaye hakiburaho n'iminota nabwo ahita baka twebwe tugikora kandi ni natwe twatangiye mbere bivuze ngo ako kanya iyo minota iyo ariyo yose yabivuyeho ituma umunyeshuri we hari akantu kari bumubeho kabi barabimbwira kutaza gusoreza igihe n'abandi kandi batanatangiriye n'igihe n'abandi urumva hari amahirwe bambuwe birangije barabimbwira tubibwira HOD tubibwira Dean baranyemerera barabyumva bari abayobozi beza. Birangije ariko nabo kuko amanota yari yaramaze gusohoka yarakorewe deliberation nta kintu bahindura kandi ndabyumva kuko wenda nkuko ndibuze kubigarukaho
muri kaminuza no kongeraho igice cy'inota byaramaze gukorerwa deliberation. Hari n'igihe bizamo kuvuga ngo kuki se ryongewemo aho niyatanze na ruswa nuko bigenda. Rero ndabyumva barambwira ati se tubigenze dute, aho ndashoberwa mbura icyo nkora, ngeze amahirwe numirwa mu nama i Busogo kuri noneho ku cyicaro cya Kavemu. Ngezeyo ndabibabwira, ndabatekerereza. Ubwo iyo twabaga twagiye muri College Academic Council cyangwa se inama ihuza Kavemu yose cyangwa se iyo college yose, habaga hari abayobozi bose, aba Nyagatare, aba Kavemu hano Huye, aba Busogo, twabaga turi benshi cyane buri muyobozi wese. Ariko nyine hakajyayo byibuze umunyeshuri umwe uhagarariye abandi muri college. Ubwo nuko uvuga habaga ari ngewe munyeshuri urimo, harimo uhagarariye aba Nyagatare n'uhagarariye aba Busogo. Twabaga turi abanyeshuri batatu gusa, kandi ugasanga inama irimo abayobozi bagera muri 40. Yabibatekerereza uko byagenze, barambwira ati se wowe urabyifuza ute? Nk'umuyobozi w'abanyeshuri ugiye gutanga igisubizo. Nk'umuyobozi w'abanyeshuri, niba wumva iki ari ikibazo tugikemure dute? Kandi deliberation tubibutse yararangiye. Iyo yarangiye n'ayandi mahirwe basigaye nayo. Birangije ikintu nakoze ubwo ngubwo, nakoresheje umutwe, nekereje ndavuga tuzi nyakuba principal, abo banyeshuri reka tubaha amahirwe, tubahe ikindi kizami kiri special. Ndakwemerera ko umunyeshuri uzatsindwa iyo exam iri special azayishyura, nyine bizaba bigaragaye ko atsinzwe. Umunyeshuri uzatsinda aba ariyo manota muzamwandikira mukure hariya, kuko sibo babigizemo uruhare. Barabyumva, babitekerezaho, babiganiraho, uwo mwanzuro barawufata, barawemeza. Wow, congratulations. Murabyumva ko yabashije kuvuganira abagenzi be 5, abanyeshuri bari bamaze kuvuga icyo twakwita nko gufatwa n'isomo, kandi noneho inama ye yateranye yanzuye ko bagomba gusubira muri iryo somo. Ariko kubera umuyobozi mwiza, kubera Benjamin wagiye akabahagararira, agatanga n'icyo cyifuzo kikaba cyarumvikanye, ndumva ari ikintu twamwigiraho cy'ingenzi cyane. Byarangiye gute Benjamin? Byarangiye ngarutse Huye, mbwira abo banyeshuri ubuvugizi nakoze icyavuyemo, mbashishikariza kwitegura iryo somo. Bararyitegura, barisubiramo neza cyane. Barangije ikintu cyiza cyadushimishije nk'ishuri ryose, nuko abanyeshuri bose batsinze iryo somo bavamo, nta n'umwe watsinzwe, nta n'umwe iryo somo ryafashe. Ako kandi murakumvise? Yes. Ubwo rero bigenda gutyo. Reka twihute, ngira ngo iminota nayo iri kudusiga, kugira ngo umuntu arebe ko hari n'ibindi yakora. Wowe turabizi uri n'umuyobozi, mu kanya uraza gusubira muri ofisi. N'ubu nuko twari tugize ngo tuganirizeho, kubera wenda igihe gito ufite, ariko turanabigushimira. Nubwo wenda turi buze kugenera umwanya, ariko murumva ko urugendo ahantu rugeze noneho, ntabwo yari umunyeshuri, yari umunyeshuri uhagarariye abanyeshuri, umunyeshuri uvuganira abanyeshuri mu bibazo byabo, kandi atweretse n'inzira nziza cyane yakoresheje abanyeshuri bakabasha gutsinda. Noneho uwo mwaka urarangira, ubwo haba hari ibintu byinshi byabayemo umuntu atakwirirwa agarukaho byinshi. Noneho uwo mwaka urarangira, rero tugiye mu mwaka wa 4. Mwaka wa 4 ari wo mwaka nari ngiyemo nk'umufinaliste. Nari mfite kwiga cyane kugira ngo ya masomo ataransinze mu myaka 3 ishize, atansinda ari mu mwaka wa 4. Noneho ndi mu mwaka wa nyuma. Nari mfite kwitegura kuzandika memoire, kwandika igitabo, kugira ngo niba ngombwa ko nyidefanda, nzadefanda ibyo nzi, ibyo nanditse. Bivuze ngo nari mfite nyine gukora cyane, noneho imbaraga ziruta izo nakoresheje mu yindi myaka. Ugashyira imbaraga cyane mu masomo noneho. Yego. Noneho si ibyo gusa, nyuma y'ibyo byose yiyomiriye iri akademike, muri uwo mwaka nibwo naje kugirirwa amahirwe. Ubwo tugeze noneho bimwe twavuze, mba umuyobozi mukuru w'abanyeshuri wungirije. Rero umuyobozi mukuru w'abanyeshuri wungirije muri kaminuza y'u Rwanda, muri kaminuza nkuru ifite amateka y'I Butare. ni urugendo rutoroshye. Byari bigezeho bikomeye ko numva ubivuga. Buriya reka nkubwire,
bajya bavuga ngo abantu bo hejuru ntago bavunika, ariko ndakumenyesha ko abo bantu nabo ahubwo bavunika. Ndangije ubwo mba vice guild president, cyangwa se nk'uko nigeze kubivuga muri segonderi, ubwo tubihuje na segonderi yaba ari Sudway. Kuko abantu benshi wenda n'umuntu utaragirirwa amahirwe igihe cy'Imana itarakimuha ngo aze muri kaminuza amenye ubwo buyobozi bwa kaminuza, ariko hari benshi bazi ubuyobozi bwa segonderi. Abantu benshi bakishije amashuri wenda bari muri segonderi, ibyo ntabwo twabitindaho. Noneho mba umuyobozi mukuru w'abanyeshuri wungirije, noneho urumva ibihumbi bigera ku 8 by'abanyeshuri byose, noneho byari bingiye ku mutwe, atari ukuvuga ngo noneho ni karasi yanjye, ni skuru yanjye, ni college yanjye, oya noneho ni ikigo cyose kirimo ya makoleje nigeze kuvuga yose. Ugarutse ku mubare, ubwo muri kaminuza y'u Rwanda icyo gihe bari abanyeshuri ibihumbi 8 birenga. Ndibuka mu mwaka ushize w'amashuri, mu mwaka w'ibihumbi 2021 hari abanyeshuri 7,800 birengaho gato. 7,800 birengaho. Abanyeshuri benshi cyane. Ni abanyeshuri benshi. Njya kuri izo nshingano mfite ikintu cya mbere nagombaga kudeputizinga cyangwa se kungiriza guild president cyangwa se umuyobozi mukuru. Noneho birangije n'izindi nshingano zose, noneho nko kuba twabyita vice coordinator, nyine nkaba umukoordinateri wa kabiri wungirije wo gucoordinatinga cyangwa se umuhuza bikorwa w'ibintu byose biri bubi yose mu buyobozi bw'abanyeshuri. Kandi twibuke yarageze mu mwaka agomba gukora cyane, agomba kwandikamo igitabo, agomba kwiga, ariko aravuga ati kubera spirit yo gusavinga abanyeshuri ndacyumva nshoboye kubifatanya byose kandi nkawe n'umuyobozi uhagarariye abanyeshuri. Yego, birangije nyuma y'ibyo byose nari mfite n'izindi nshingano noneho ziri particular zihariye zo kuvuga ngo noneho ibindi byose ndabikora nibyo, ndetse ni na ngombwa ko na kimwe gipfa, ariko ikikureba 100% nubwo n'ibindi byandebaga 100%, ariko ikihariye nari nshinzwe academic. Wari ushinzwe imyigire y'abanyeshuri. Nari nshinzwe ibijyanye n'imyigire y'abanyeshuri. Reka twibukiranye ikintu kimwe. Hano nago ari niba navuga muri hoteli ngo umuntu yaje gutembera, oya sibyo abanyeshuri babivuga. Muri kaminuza harimo hari liberite na animateri na perefe, bakavuga bati noneho ubuzima bwo muri kaminuza ni nk'urwo rugero rutanze mbese. Ni muri hoteli siko nabifata, kuko impamvu nari mbivuze gutyo nashaka kwibutsa yuko muri kaminuza cyangwa se ku ishuri umuntu wese uhari abarebwa no kwiga, abarebwa n'imyigire. Bitandukanye no kuvuga ngo hari ikindi kintu cyo kuvuga ngo uyu muntu nago kwiga bimureba, wenda yaje muri kaminuza gukina umupira. Igihe uwo muntu yaje muri kaminuza gukina umupira gusa kwiga bitamureba, uwo muntu ashobora kwigira muri Minisiteri ya Siporo akaba ari yimushinzwe. Ariko n'umuntu ukina umupira hano yaje kwiga, ni umunyeshuri. Ubwo ndi kugaruka kuvuga ngo ba banyeshuri bose twari dufite hano imyigire yabo bose, ikintu gikomeye cyane. Noneho ubwo ngubwo rero ikintu nakoraga ni iki. Hari mbere na mbere naragera kuri izo nshingano zihariye z'ubuzima buri academic cyangwa se z'imyigire y'abanyeshuri. Eka duhere ku kuvuga ngo nk'umuyobozi mukuru wungirije. Yego. Byari experience nziza yo gufata cyangwa se ubunararibonye bwiza bwo gufata. Umuyobozi wacu mukuru cyangwa se guild president yagiriwe icyizere atorerwa nanone kuba umuyobozi wa UR muri rusange ku rwego rw'abanyeshuri. Aba guild president ku campuses yose, campuses yose ya University y'u Rwanda. Ntabwo byari bikiri noneho kuvuga ngo ni guild president wa Huye, ahubwo yabaye guild president uhagarariye ama university yose. Yes.
si ibyo gusa kandi aba vice guide cyangwa se umuyobozi wungirije w'abanyeshuri baturuka muri East Africa. East Africa ariko kumva icyo kintu ubwo ngira ngo sinzi niba nibuka neza ariko nk'iyo ofisi yo yari iri Kampala kuko yajyaga no mu nama Kampala. Bishatse kuvuga ngo arajya ku yandi makampasi cyangwa se arajya ku yindi ofisi kuri headquarter Gikondo aba ari njyewe usigaye hano noneho kuko ninjye umwongereje ubwo ni njyewe uri busigare ndi umuyobozi mukuru. Arajya mu nama niba afite inama Uganda cyangwa se Kenya cyangwa se ahandi ni njyewe uri busigare n'umuyobozi mukuru. Inshingano ntago noneho zikiri ku rwego rwa kaminuza ahubwo ni ku rwego rwa kaminuza nyinshi. Noneho si ibyo gusa ubwo ngubwo ibyo byose ndahita mbikora ariko nibuke za nshingano zihariye zo kuba nshinzwe academic. Muri academic rero twakoragamo iki kuko ubundi twaganira hagashira igihe kuko ni ibintu byinshi ariko ndi kugerageza kuvunagura. Noneho birangije ikintu cya mbere mu myigire y'abanyeshuri harimo ibijyanye n'amasomo. Of course cyane harimo ibijyanye n'amasomo, hakabamo ibijyanye n'amanota. Sibyo? Amanota, hakabamo ibijyanye n'ingengabihe, timetable, hakabamo ibijyanye n'imyigire noneho yo mu maklasi. Sibyo? Ese abanyeshuri bigishwa gute, ese bari interveninga mu masomo muri session yo mu ishuri, ese bakora bate. Hakabamo kandi nubwo ari ibintu byo kuvuga cyane kuko twese umuntu wese arabizi ko umuntu uri hano wese yaje kwiga ikintu cyose kiri academic umuntu wese ari kucyumva. Harimo ibintu bya internet, harimo ibintu by'iki, harimo ibintu bya research, harimo ibintu n'ibintu byinshi. Academic yose yari ku mutwe wa Benjamin. Yego. Ubwo ngubwo nari mfite inshingano mbere na mbere zo gukora ubuvugizi kuri ibyo bintu byose. Kandi ubwo turabibutsa ko muri kaminuza y'u Rwanda I Butare harimo amakoleje angahe? Nta tandatu ni CAS, CB, KVM, SMHS, CST na Education. Ni amakoleje atandatu. Amakoleje atandatu yose mu bintu bijyanye na academic niwe wagombaga kubigenzura, niwe wagombaga kubikurikirana. Nubwo yatubwiye ko yigaga muri college ya KVM ariko ntabwo yarakireberera KVM gusa. Ubu noneho byageze ku rwego rwa campus, arimo arareberera andi makoleje yose nk'uko yavuze aratandatu. Urumva ko ibyo bintu byari bitoroshye. Noneho twihute cyane, harimo inshingano yo kujya nk'uko natangiye mbivuga, hari class, hakaba school, hakaba college, hakazazamuka hejuru noneho kuri campus na headquarter na UR. Ubwo nari mfite inshingano zo kwitabira ama college councils yose. Naga ari college council ya KVM nigagamo, yari college council y'amakoleje yose twabaga dufite. Ubwo mu ma college councils ibibamo n'ubuvugizi n'ubundi kuko ari inama iri academic cyangwa se rebana n'imyigire, ni nayo mpamvu igirwamo na vice guide president. Kuko niwe nkuko nabibabwiye ufite inshingano ziri academic z'imyigire mu nshingano ze. Ubwo harimo gukora ubuvugizi ku bana wenda babuze amanota ariko atari ku mpamvu zabo, cyangwa se amanota azatinze, cyangwa se abarimu batabonekera igihe, cyangwa se timetable idafavoreza abantu, n'ibindi bintu byinshi. Hakabamo na deliberation kwa kundi noneho tuba tudelibera umuntu umwe ku wundi tureba batsinze gute, ese kuki batsinzwe. Kandi hakabamo no kubazwa ngo nk'uko tubizi mu Rwanda dufite umuco wo kuba accountable for accountability. Hakabamo umuco noneho w'umuyobozi wa college akambaza ati se vice guide kubera iki abanyeshuri batsinzwe. None se bikagaruka noneho mu nshingano za vice guide, akaba ari bubazwa ibijyanye n'imitsindire no gutsindwa kw'abanyeshuri muri university. Yagendaga gute rero? Ati ubwo urabibona gute, cyangwa se urabona hakorwa iki kugira ngo
abanyeshuri bongere batsinde bagarure ireme. Ubwo ngubwo tugatanga suggestion tukabiganiraho kuko turi kwihuta. Nabibabwiye ko ari ibintu urugendo rwanjye muri kaminuza kuva 2017 kugera 2022 urumva ni ibintu byinshi biba byarabayemo, niyo mpamvu ndi kugerageza kuvunagura. Ubwo ngubwo rero tujyaho kuri manda yacu. Ndibuka nari mfite muri campaign cyangwa se ndi kwiyamamaza tutaratorwa, nari mfitemo first of all ikintu cya mbere cyari ubuvugizi ku kintu kijyanye n'imyigire y'abanyeshuri. Urakoze cyane. Wenda ndumva nakubaza, ugarutse ku kintu cyo kuvuga ngo kwari ukuvugira abanyeshuri, ugereranyije n'ubuyobozi wari usanzeho cyangwa se wari usimbuye, ni ukubera iki wumvise ukwiye gushyira imbaraga cyane aho hantu? Hari intege nkeya cyangwa se ni rya shyaka ryawe ryo kumva ushaka ko ireme ry'uburezi rikomeza gukura cyane muri kaminuza y'u Rwanda? Urakoze, ni ikibazo cyiza. Ntago hari intege nkeya, oya, ahubwo ryari ishyaka ryo kuvuga ngo kuko umuntu nasimbuye ku mwanya wa vice guard nawe yari umuntu w'umukozi, kuko uyu munsi bwo ari no mu nama y'igihugu y'urubyiruko ku rwego rw'igihugu. Urumva uwo muntu ari ku rwego rushimishije, akaba coordinator muri NUMERO mu karere, akaba umuyobozi w'urubyiruko mu karere. Urumva nyine ni umuntu nawe wari umukozi udakunda kwicara. Ahubwo noneho njyewe mfite iyo challenge yo kuvuga ngo umuntu nsimbuye ni umukozi, ningenda bigurunege bizahita bigaragara. Bitandukanye no gusimbura umuntu twavuga umunyantege nke, aho uko nzagenda kose nta muntu uzabibona. Noneho iryo shyaka rituma mvuga ngo nzakora ubuvugizi, kiramo ko nzakomeza kandi ubuvugizi bw'uko twareba niba muri campus yacu haterwamo intebe mu busitani. Zari nke nta hantu hamwe urabona uvuye kuri auditorium ya Huye campus ugatambikaho gatoya ibumoso niho hari hateye intebe, kandi nazo wabonaga ko zari zishaje. Hari abantu badukurikiye wenda bashobora kwibaza ngo izo ntebe z'ubundi zimaze iki? Nabyo wabinyuramo kugira ngo abantu bumve icyo kintu twakwita nka innovation mwari muzanye nanone muri kaminuza cyo gukemura ikibazo cy'intebe. Izo ntebe zari zijeje gukemura ikihe kibazo hano muri kaminuza? Yego, zari intebe zashyirwaga mu busitani. Mbere na mbere reka twibukiranye yuko twari tukifite icyorezo cya COVID-19 cyari kikiri hejuru kigifite ubukana. Yego, nubwo ngubu kiri kugabanya ubukana, ariko nabwo ntago kiracika burundu. Tugomba no gukomeza ingamba zo kwirinda. Noneho rero nshingiye kuri icyo nicyo natekereje ngavuga ni byibuza dufite ubwo busitani buteyemo intebe, aho kugira ngo abana cyangwa se abanyeshuri bacucikane mu ishuri ari 100 bari muri etide, ahubwo kuki bamwe batakwiyicarira mu busitani bakaba bumva n'akayaga bakiga. Mwumva impinduka z'umuyobozi. Umuyobozi warebye narebe uburyo buri academic gusa, akareba n'ubuzima busanzwe bw'abantu, akavuga ati hagomba kuba impinduka, abantu bakiga ariko banigira muri environment nziza, bahumeka umwuka mwiza. Ibyo urumva ni ibintu mu mvugo ya Kinyarwanda byo kwica inyoni ebyiri ukoresheje ibuye rimwe. Turi gukemura ikibazo cy'ubucucike mu maklasi bwatuma tudakumira neza icyorezo cya COVID-19 cyari kigifite umurego cyane kurusha uyu munsi. Ariko kandi turi no gutuma umunyeshuri ushaka kuruhuka aruhukira ahantu heza mu busitani, mu biti hari akayaga, bityo n'ubwonko bwe cyangwa se n'umutwe we bukabasha gukora neza. Yego, nari mfiteho n'ibindi byinshi, ariko kugira ngo nituze gutwara umwanya ngira ngo sinzi wenda twazagira igihe mwazabikenera twazagira ikindi kiganiro nta kibazo wenda.
arakoze cyane. Ariko nsamarayizinze ubu ngubu harabura amezi makeya kugira ngo tubone abadusimbura. Kugira ngo tubone abadusimbura no mu mwaka wa nyuma nigeze kuvuga ngo kuva mu wa mbere kujya mu wa gatatu nasamo ryansinze. No mu mwaka wa nyuma rero nk'uko nabivuzeho nitabira amadeliberasiyo nkajya mu makoleji kanso. Mu minsi yashize twari muri koleji kanso cyangwa se inama iri akademike ya koleji nigagamo. Noneho tugera kuri deliberasiyo no kwemeza nyine abanyeshuri bemerewe kuba bakwambara bagraduating. Nanjye ngerwaho ndi kubireba ndavuga reka negereze ndeba amanota ngiye gusozanya kuri diplome. Ndangije ndareba ndavuga ni reka nanjye ndebe nanjye bandera imbere nubwo mibereye mbikurikirane. Birangije ikintu cyiza nuko mu nshingano zose kuva 2017 nari mfite kugeza ubu ngubu nanjye nitegura kuba na graduating nkava mu buzima bwa kaminuza undergraduate. Ariko mfite n'amanota ari kuri 70 kuzamura. Ukumva ko ubwo impamvu nyavuze amanota ni ukugira ngo tunyomoze babandi bo kuvuga ngo umuntu yagize inshingano nyinshi bituma atsindwa ntago yiga. Oya, urumva ko ikibazo atari uko umuntu aba atize cyangwa se atari uko ari inshingano nyinshi, ariko ndumva ashaka kubaza. Hari ibintu usanga, hari imvugo usanga abanyeshuri bakoresha bakavuga ngo buri umuyobozi aba afite ukuntu avugana n'abarimu bakamuha amanota. Ibyo bintu muri kaminuza ntekereza ko hari igihe usanga abanyeshuri babigarukaho. Ese ko watubwiye ko abaga uri muri iyo deliberasiyo, iyo bakugeragaho bari mu kudelibera ntago wavugaga ko hari andi manota bagomba kuguhereza nk'umuntu waba ufite izindi nshingano urimo? For what proof? Nkabiprovinga gute se ko nyakwiye? Abanyeshuri bavuga gutyo, bavuga ngo sepe, bavuga ngo ntago yakwiga, ngo niyo kandi atakwiga bazamuhereza amanota y'ubuntu. Hari abanyeshuri bavuga uko. Ndagira ngo wenda aho hantu washyire ipfundo. None se reka njye mubwire. Njyewe twiga mu wa mbere hari abandi bari abasepe mu yandi ma class bakoze amariteke batsinzwe bagira riteke nabo basubiramo amasomo. Ari abasepe bavugana n'abari cyane, umwarimu akamufata cyane. Ikintu ndi kuvuga rero aho ngaho ibyo nta hantu bihuriye. Iyo uri muri iyo nama nawe uba deliberated nk'abandi banyeshuri, nta hantu na hamwe biba bihuriye rwose. Nta nota na rimwe baguha ry'ubuntu ngo nukuri umuyobozi uba ugomba gukorera yawe. Turi kugana ku musozo rero, aracyatubwira urugendo rwe, arimo arasoza atubwira noneho no ku manota atigeze abona amanota make kubera yuko arafite inshingano nyinshi. Noneho twihuta Benjamin, uyu munsi urimo urasoza. Tubwiye ko mu gihe kiri imbere ugiye gukora graduation. Wenda urimo kuvunagura dusoza urwo rugendo muri deliberasiyo byagenze gutwa imyaka imuri imbere, ariko akeneye kurwitwaramo, akeneye kubwitwaramo neza nuko Benjamin byagenze. Watubwira usoza, watubwira nuwe butumwa noneho ugenera abakunzi ba The Voice TV? Yego, murakoze. Mbere na mbere urugendo nagarutseho ni urugendo rurerure, ndetse umuntu ashobora kuvuga n'iminota irenze nubwo niyari myinshi. Rero by'urugendo tubirangirije aho, ubutumwa nahereza kano kanya cyangwa se abantu bazakurikira cyangwa bakurikiye iki kiganiro, mbere na mbere reka ubwo butumwa mbere na mbere mbugenera urubyiruko. Ntago nshaka kubugenera gusa urubyiruko dufite muri campus muri kaminuza, ahubwo n'urundi rubyiruko muri rusange. His Excellency yaravuze ngo abanyarwanda twahisemo kuba umwe, gukora cyane no kubazwa inshingano, accountability. Ubutumwa rero mbagenera ni ikintu cyoroshye cyane. Tumenye ngo gukora cyane birishyura. Bajya bavuga ngo hard working pays.
gukora cyane niho habitse amahirwe yacu twese, niho habitse ibyo dushaka kugeraho. Ikindi kimwe, opportunities tubonye uyu munsi, niba ari opportunity yo kuvuga ngo savinga aka kantu, niba ari opportunity yo kuvuga ngo hano hari ayo mahirwe uko ameze yakurikirane, uyagende inyuma uyafate, uyituma amahirwe gucika. Waba uri umunyeshuri muri kaminuza, waba uri umunyeshuri muri segonderi, waba uri umunyeshuri muri primaire washobora gukurikirana iki kiganiro, waba uri urubyiruko rusanzwe, waba uri undi muntu wese, amahirwe ufite uyu munsi wituma gucika, ahubwo yafate uyabyaza umusaruro. Benjamin arakoze cyane kubw'ikiganiro tugiranye, arakoze, turamushimira cyane, ariko ntabwo yasoza namubajije aka kabazo. Benjamin, uyu munsi hari umuntu uzakurikira ikiganiro, urugero akavuga ati uyu muntu yifuza ko yaba ari umudo wanjye. Benjamin, dore umudo wawe buriya ninde? Hanyuma njyewe roromodo wanjye wenda abantu babyumva nk'ibintu bisanzwe cyangwa se ni roromodo w'abantu benshi, ariko njyewe roromodo wanjye umuntu mvuga ati kweri pe I'm proud ni His Excellence. Pe His Excellence. His Excellence. Pe arakoze cyane Benjamin, turamushimiye cyane kubw'umwanya tugiranye, kubw'ikiganiro tugiranye. Ikiganiro cyagarukaga hanini ku rugendo rwe muri kaminuza y'u Rwanda. Kuva aje hano yatubwiye ko yahageze mu mwaka wa 2017. Yego. Uyu munsi turi mu mwaka wa 2022. Urumva ko urugendo hafi rw'imyaka 5-4 yagize urugendo rudakomeye, yagize nanone urugendo rukomeye cyane. Twifuza kugira ngo abantu badukurikiye, waba wiga muri kaminuza, waba wiga mu zindi kaminuza zitandukanye, uyu munsi twababwiye ko turi Huye, ejo tuzaba turi SFB, ejo tuzaba turi Kigali, ejo tuzaba turi Nyagatare n'ahandi hantu hatandukanye. Ariko intego ya The Voice ni iyihe? Ni ukugira ngo abantu badukurikiranye bumve inzira. Hari abakunda kwita inzira y'umusaraba, ariko mu by'ukuri Benjamin arakoze, agerageje kutuvunagurira mu magambo make urugendo rwe rw'imyaka igera kuri 4 muri kaminuza. Turagushimiye. Namwe murakoze. Imana y'amahoro ibahereze umugisha.